Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inyigisho y'icyumweru cya 21 gisanzwe cy'umwaka A. Murayigezwaho na Padiri Evariste Dukuzimana. Amasomo matagatifu turayasanga hakurikira. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 22, umurongo wa 19 kugeza ku wa 23. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Dore ijambo Uhoraho abwira umutware Shebuna: ngiye kukwirukana ku murimo wawe, nkunyaga umwanya wawe. Uwo munsi kandi nzahamagara Eliyakimu mwene Hilikiyahu, umugaragu wanjye, nzamwambike ikanzu yawe, mukenyeze umukandara wawe, mugabire ubutware bwawe, azabera umubyeyi abatuye Yeruzalemu n'abo mu nzu ya Yuda. Nzashyira ku ntugu ze urufunguzo rw'inzu ya Dawudi, nakingura he kugira ushobora gukinga, nakinga he kugira ukingura. Nzamushyigikira akomere nk'inkingi ishinze ahantu hakomeye, azaba intebe y'ikuzo ry'inzu ya se. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi iherekeza isomo rya mbere ni Zaburi y'138 mu dukubo 137. Uhoraho, wowe Mana irangiza amasezerano yayo, impuhwe zawe zizahoraho ubuziraherezo. Uhoraho, ndakogeza n'umutima wanjye wose, ndakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose, mfukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu. Ndogeza izina ryawe kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano yawe bigatuma ubwamamare bwawe burushaho kugaragara. Umunsi nagutakiye waranyumvise, maze urampumuriza unyongerera imbaraga. Nubwo Uhoraho akomeye bwose, ntabura kwita ku baciye bugufi. Uhoraho azankorera byose. Uhoraho, impuhwe zawe zihoraho ubuziraherezo, ntuzatererane uwo waremesheje ibiganza byawe. Uhoraho, wowe Mana irangiza amasezerano yayo, impuhwe zawe zizahoraho ubuziraherezo. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu intumwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 11, umurongo wa 33 kugeza ku wa 36. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, mbega ukuntu ubukungu n'ubuhanga n'ubwenge by'Imana birengeje urugero! Mbega ukuntu imigambi yayo ari inshobera abantu, n'inzira zayo zikaba urujijo! Koko rero, ninde wamenya igitekerezo cya Nyagasani? Cyangwa ninde wamubereye umujyanama, cyangwa se wabanje kugira icyo amuha ngo azagombe kumwitura? Ko byose bikomoka kuri we, bikabeshwaho nawe, bikaberaho we. Nahabwe ikuzo iteka ryose. Amina. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ni ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 16, umurongo wa 13 kugeza ku wa 20. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe, Yesu ageze mu gihugu cya Kayisareya ya Filipo, atangira kubaza abigishwa be ati: abantu bavuga ko Umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati: bamwe bavuga ko ari Yohani Batista, abandi ko ari Eliya, abandi ko ari Yeremiya cyangwa umwe mu bandi bahanuzi. Yongera kubabaza ati: mwebwe se muvuga ko ndi nde? Simoni Petero aramusubiza ati: wowe uri Kristo, Umwana w'Imana nzima. Yesu amusubiza agira ati: urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye kuri uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Hanyuma yihanangiriza abigishwa kutagira uwo babwira ko ari Kristo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe,
Ku cyumweru gishize twumvise ukwemera k'umugore w'umunyakanahanikazi wabwiraga Yezu ati mbabarira Nyagasani mwana wa Dawudi. Uwo mugore yari afite uko azi Yezu, uko amwita, uko amusenga. Niko kwari ukwemera kwe. Kuri we Yezu ni Nyagasani, ni mwene Dawudi, ni umwami. Ku cyumweru cyari cyabanje twari twumvise ukwemera kw'abigishwa igihe Yezu ahosheje imivumba mu nyanja. Abari mu bwato ngo barapfukamye baravuga bati koko uri umwana w'Imana. Nguko ukwemera kwabo, nicyo bazabwira abandi, niko bazamusenga. Yezu ni umwana w'Imana, Yezu ni Imana, Yezu afite ububasha, Yezu ntatererana be. Yezu amaze kumva ko buri muntu amwita bitewe n'icyo amuziho, ko abantu bashobora kumubona ku buryo butandukanye, yifuje kumenya uko abigishwa be bamubona. Hashize igihe kirekire yigisha bamwumva, akora ibitangaza bamureba. Ubu rero ni umwanya w'ikizamini, gusuzuma imyigishirize, imyigire, kumenya niba hari icyo bungutse. Ikizamini Yezu aha abigishwa be uyu munsi kigizwe n'ibibazo bitatu. Icya mbere, abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Icya kabiri, mwebwe se muvuga ko ndi nde? Icya gatatu, wowe ubwawe se uvuga ko ndi nde? Muri icyo gihe hari ibyavugwaga byinshi kuri Yezu bitewe n'ubivugwa, n'uko amuzi cyangwa atamuzi. Umunyakanahanikazi ati Yezu ni Nyagasani, ni mwene Dawudi, ashobora kunkiriza umwana, akwiye gusangwa no gusengwa. Abari mu bwato mu nyanja bati Yezu ni umwana w'Imana, ashobora gucubya imivumba y'inyanja, ituze rikagaruka, akwiye kwizerwa. Umutware w'igihugu ati Yezu ni umutekamutwe, ushuka abaturage, uhungabanya umutekano, akwiye gukumirwa. Umufarizayi, umutware w'idini ati Yezu ni umugabo wigisha ibinyoma, wayobye kandi uyobya abantu, wireshyeshya n'Imana, udutwara abayoboke, akwiye kurwanywa. Umuturage usanzwe w'icyo gihe ati Yezu ni umuntu wadutse, ufite ONG itanga imigati ku buntu n'ikimaranzara. Undi muntu wazagira ati Yezu ni umumajisiye ukora ibintu bitangaje, ububasha bwe umenya bukomora ku mutware w'amashitani. Havugwaga byinshi kuri Yezu no kubigishwa be muri icyo gihe. No muri iki gihe havugwa byinshi kuri Yezu no kubigishwa be. Igisubizo abigishwa be batanga nibyo twumvise mu cyumweru gishize birabigaragaza. Mwene Dawudi, Nyagasani, umwana w'Imana, Yohani Batista, Yeremiya, umuhanuzi. Nyuma yaho mu mateka hakomejwe kuvugwa byinshi, handitswe byinshi kuri Yezu. Kuva yavuka kugeza ubu yabaye ikimenyetso bagiriraho impaka. Abantu bo mu bisekuru byinshi bacitse ururondogoro kubera Yezu n'abigishwa be. Ariko bo ubwo arivugira ati hahirwa utazacumura ku mpamvu yanjye. Higishijwe byinshi, handitswe byinshi kuri Yezu n'abigishwa be. Niyo wibwiye ko hari igishya uvuze, nusubira mu mateka uzasanga hari abandi bakivuze, batekereje nkawe, bamubonye nkawe. Buri wese amuvuga uko yamubonye cyangwa yamubwiwe, uko amwumva cyangwa amubona. Ubu nabwo havugwa byinshi, haravugwa byinshi kuri Yezu n'abigishwa be. Wajya nko mu muryango wa kiliziya, akabaha mikoro abinjira mu kiliziya, wajya mu isoko, wajya muri tagisi, akabaza abantu batandukanye uko bazi Yezu n'abigishwa be, ibisubizo umenya byangana n'umubare w'ababajijwe. Ni byiza kumenya ibyavuzwe n'ibivugwa n'abandi kuri Yezu n'abigishwa be n'inyigisho ze. Gukurikira ibivugwa n'abandi ni byiza, ariko byo byose ntibihagije. Mu ijambo rimwe byitwa amabwire cyangwa inkuru mbarirano, kandi burya ngo inkuru mbarirano iratuba. Ikiruta ni ukwibonera no kwiyumvira. Yezu nawe yari abizi
ko abigishwa be bashobora kwigumira mu mabwire mu kigare. Niyo mpamvu atarekeye aho, ahita ababaza ikibazo cya kabiri. Mumbwiye ko abantu bavuga, ni byiza rwose murakurikira, ariko se mwebwe muvuga ko ndinde? Iki kibazo kirimo bibiri. Mwebwe muvuga ko ndinde, muvuga, hari icyo muvuga, mujya mumvugaho, hari icyo mwe mutangariza abandi, hari ubuhamya bunyerekeye mujya mutanga. Ni ikibazo cya buri wese. Kuki abandi bavuga Yezu, bamwe bakanamuvuga nabi, twebwe yenda rimwe na rimwe ducecetse? Kuvuga Yezu, kuvuga kuri Yezu, gutanga ubuhamya ni ngombwa. Igihe Abayahudi bashakaga gucecekesha intumwa za Yezu ngo ntizizongere kuvuga iryo zina no kwigisha mu iryo zina, intumwa zarasubije ziti, ntidushobora guceceka ibyo twiboneye kandi twiyumviye, kuko nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ari ryo bakirizwamo uretse izina rya Yezu. Muvandimwe, ujya uvuga Yezu, uzi ububasha bw'iryo zina, umubwira abo mubana, abo muhura, abo mukorana. Ujya ukuza izina rye mu ndamukanyo atari ukurikinisha. Twibukiranye ko izina rya Yezu atari ijambo ryo gucecekesha abantu barimo basakuza, kuko henshi bisigaye bimeze. Iyo abantu barimo gusakuza, usigaye usanga mu rwego rwo kubacecekesha, umuntu ushaka kuvuga agira ati, Kristo Yezu akuzwe, Kristo Yezu akuzwe, Kristo Yezu akuzwe, inshuro nyinshi, ugasanga rimwe na rimwe biritesheje agaciro. Ese ntirizagera aho rigahinduka gusa ijambo ryo gucecekesha abantu barimo gusakuza, nyamara ahandi ritavugwa? Yesu iyo uteruye kumvuga, uvuga ko ndinde. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Hagarara gato, uragenda uvuga ko ndinde, uzagenda uvuga ko ndinde. Ese ubundi uranzi? Kuri wowe, muri wowe ndi igiki? Ndinde? Twarahuye? Ndi iki mu buzima bwawe? Uranzi? Utamfite hari icyo waba uhombye? Kuva duhuye ukamenya uhungutse iki? Ibisubizo twatanga kuri ibi bibazo niko kwemera kwacu, nibwo buhamya bwacu kuri Yezu. Ni amateka y'urukundo rwacu na Yezu, uko twahuye, uko yadukunze, uko tubanye ubu, umwanya afite mu buzima bwacu, icyo mushakira, igituma ntamurekura, igituma mukomeraho. Ni ibyo bisubizo byacu, nibwo buhamya bwacu kuri Yezu. Petero yasubije ahereye ku mateka ye na Yezu. Yibukaga uko yatowe, yari yaramwitegereje, aramukunda, aramukurikira. Nibwo avuze ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima, uri umukiza. Ahandi ati, twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka? Niyo mpamvu yari yarasize byose na bose agakurikira Yezu. Yezu yaramubereye byose, yari yaramurutiye byose na bose. Muri make, icyo twakwibaza imbere y'ikibazo Yezu atubaza ati, kuri wowe ndi iki? Ndinde? Igisubizo gihatse ibindi, igisubizo cyuzuye twatanga ni ukuvuga tuti, uri byose kuri njye. Nta wundi, nta kindi nasanga atari wowe. Ni wowe wenyine ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Nubwo ndi umunyantege nke, nubwo ndandabirana ngashidikanya nkaguhemukira, ariko nemera ko ari wowe buzima bwanjye. Uri Kristo, umwana w'Imana nzima, uri umukiza wanjye. Ngaya amahirwe yacu. Yezu ati, urahirwa Simoni, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Urahirwa niba ubyemera uko ubivuze. Uri urutare rutayegayezwa niba wemera kandi ukizera ko Yezu ari umwana w'Imana, umukiza umwe rukumbi w'abantu. Ngiryo ihirwe ry'iteka. Yezu yagize ati, ubuzima bw'iteka ni uko bakumenya dawe, bakamenya n'uwo watumye. Ntawe ushobora kwigeza ku kwemera nk'uku. Ni ingabire y'Imana. Intege nke zacu ntaho zatugeza. Imana ubwayo niyo iduha ukwemera. Dusabe tutarambirwa ingabire y'ukwemera, nka wa mwigishwa we wamubwiye ati,
nyongerera ukwemera Nyagasani. Nubwo buri wese agomba kugira igisubizo cye bwite imbere y'ikibazo cya Yezu, hari Petero wasubije mu mwanya wa bagenzi be. Kandi nyuma y'icyo gisubizo cya Petero, Yezu yahise amuha ubutumwa amushinga kiliziya ye. Ukwemera kwa Petero ni ukwemera kwa kiliziya yose, ni ukwemera kwacu abigishwa ba Yezu. Kiliziya ni imwe, itunganye, gatolika kandi ishingiye ku ntumwa, ni ukuvuga ishingiye ku kwemera kw'intumwa. Uko kwemera niko kwagiye guhererekanywa mu bisekuru byose kiliziya imaze. Nubwo buri mwigishwa wa Yezu agomba kugira igisubizo cye bwite, ukwemera kwe bwite, kugira ngo atabaho mu kigare gusa, ntabwo buri mwigishwa ari nyamwigendaho. Hari ukwemera kwa kiliziya Yezu yashinze. Kwibwira ko uzi Yezu ariko utubaha kiliziya n'abo yayishinze, waba wibeshya cyane. Ukwemera kose twagira kuri Yezu, buri wese ku giti cye, kugomba guhuza no gushingira ku kwemera kwa Petero. Petero nk'uvuga mu kigwi cy'abandi, ni ukuvuga ukwemera kwa kiliziya yose. Ukwemera kwa kiliziya ni kuriya kwa Petero n'abamusimbuye kugeza ubu. Twitondere ibyo bamwe batubwira ko bemera, ko babonye, ko babonekewe, ko babwiwe, nyamara bitemewe na Petero, bidahuje n'ukwemera kwe. Niwe usuzuma niba ibisubizo byacu bitari mu buyobe. Dusabe inama yo kumvira abayobozi ba kiliziya, kandi tujye tubasabira buri gihe kugira ngo uko kwemera koye guhungabana kandi gukomeze kwamamazwe. Ikindi kintu Yezu atwibukije uyu munsi ni ukumwizera. Kiliziya yubatswe ku rutare, ngo n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayisenya. Mu mateka yayo byaragaragaye, benshi baragerageje ariko ntiyigeze isenyuka. Hari uwayigereranyije n'icyuma bakubita inyundo z'amoko yose zigasaza bakajugunya, icyuma cyo kigakomeza kubaho. Aya magambo ya Yezu, iri sezerano rya Yezu ndetse n'ubwo buhamya mu mateka bijye bidukomeza igihe duhuye n'ibiduca intege cyangwa ibiduteye ubwoba. Mu minsi yashize twumvise Yezu acubya umuhengeri, acecekesha inyanja yari ifite amahane ishaka kurengera ubwato. Ubwo bwato ni kiliziya ye, ayirimo rwagati, kandi afite ububasha bwo gucecekesha inyanja n'imivumba yose, kuko byose niwe wabiremye. Ntitugire ubwoba rero, duhumurizwe n'iri jambo rya Yezu kandi duhumurizanye. Petero ati uri Kristo. Kristo ati uru rutare nzubakaho. Igisubizo cyangwa ukwemera kwa Petero, uri Kristo, gihamagara icyemezo cya Yezu, uru rutare nzubakaho. Uwemera ko Yezu ari Kristo, umwana w'Imana n'umukiza w'isi, ahinduka urutare Imana yubakaho byinshi. Ntahungabanywa n'imiyaga n'imivumba, aba akomeye nk'urutare. Nawe se wemera ko Yezu ari we mukiza umwe rukumbi wawe n'uw'isi? Niba ubyemera, nawe uru rutare azubakaho. Bavandimwe, ntawe ushobora gutandukanya Yezu na kiliziya ye. Natwe ntidushobora gukunda Yezu tudakunze kiliziya ye. Nimucyo rero dukunde kiliziya yacu, tuyizere, tuyirwanire ishyaka, tuyisabire, tuyitangire, tuyifashe. Tureke kuyisuzugura no kuyinegura. Nitureke kugira ubwoba imbere y'imiyaga n'imihengeri ishobora kuyibasira. Kiliziya yubatse ku rutare kandi ni iya Yezu. Umwubatsi wa kiliziya, umuvugizi wayo, umurinzi wayo si twebwe, ni Kristo ubwe. Ntiteze guhungabana. Kandi buri wese nagira ukwemera nk'ukwa Petero, buri wese aho ari azaba rwa rutare, azaba ryabuye rizima rizubaka kiliziya igakomera, maze imiyaga n'imivumba ntibizayinyeganyeze. Amen.